rero ntabwo Imana igirwa Imana n'ibyidukorera, ntabwo Imana igirwa Imana n'ibyiduha, ntabwo Imana igirwa Imana nuko dufite. Mwahuye na benshi babariye ibyanyu, babatse ibyanyu, mutegereza ibyo bababwiye ko bisohora muraheba, mutegereza abo bana muraheba, mutegereza akazi muraheba, mutegereza abagabo murababura kandi ngo mwari mwabatangiye ngo ibitambo byo kubahamagara. Ariko hari ibindi bintu byaje bya urazanaya kugira ngo bigende gutya. Oya, ngo zanaya nkugira ibunyana. Ntabwo Imana iba mu misozi, ntabwo Imana iba ibunyana. Biravuga ngo ibera amaso hose icyarimwe, naho uri uyisenganya umutima wizera. Reka nongere fata umwanya mbasuhuze neza nshuti bakunzi ba Maximed TV. Igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza. Ibyo mba mbivugiye bitewe naho muherereye. Mukomeze mugubwe neza. Turabakunda rero, tukabana namwe umunsi ku munsi, tukagenda tuganira tubaha ibyiza mukunda, tukabageraho hirya no hino. Duherukana na Pastor Damien atubwira ko hari ibintu Imana yubitse kandi koko yarabyubitse. N'uyu ndakeka uyu munsi hari abantu bafite amashimwe yuko Imana hari ibintu yubitse, ndetse n'uyu munsi hari ibyo irubika. Uyu munsi rero nongeye gutera intambwe, ndabaka nongere muganirize. Numvisha afite amagambo y'ubwenge, numva afite umuhamagaro w'Imana. Hari ibintu byinshi abantu tugenda twibaza muri ubu buzima, ugasanga dukeneye nibura ko abashumba badufasha, dukeneye ko nibura abashumba batuganiriza bakatwungura ubwo bwenge Imana iba yarabahaye, bakadusangizaho tukamenya n'ukundi kuri kujyanye n'ijambo ry'Imana. Mushumba, mbere byose turakwakiriye. Murakoze cyane. Yego, hari umuntu ushobora kuba tubonye bwa mbere kuri Maximed TV, ntago uri umushyitsi uri umusangwa, ariko hari umuntu ushobora kuba afunguye none ahanga akaba aje ari umushyitsi ahubwo kuri Maximed. Wamwibwira ubundi tukaganira. Nitwa Pastor Damien Nshimiyimana. Ndi umugabo ufite umuryango w'abana n'umugore. Ndi umushumba mu itorero Ibera ry'ubugingo, twakoreraga Nyamata ndetse n'Irurindo. Turi aho ngaho kandi turabo. Rero nishimiye kubana nawe, wowe ufunguye ikiganiro, uhabwa umugisha n'Imana. Nkuhamagara nongera nifuza ko tuganira. Hari ikintu nari natekereje nawe, ariko ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza kuko usanga umuntu avuga ngo ndi umuvuga butumwa bwiza, ndi umukozi w'Imana. Ubutumwa bwiza ni iki kuri wowe? Usanga abantu ndetse bamwe twarigishijwe Imana tukayigishwa nk'Imana y'ingome, Imana y'imigati. Ubundi ubutumwa bwiza kuri wowe ni iki? Urakoze Robert. Reka ngusubize ndetse nsubize n'abatwumva bose. Yego. Ariko mbere yuko ninjira mu gisobanuro cy'ubutumwa bwiza, hari akantu kamwe nshaka gukosora, nako nyine kabaye ikibazo kubera bwa butumwa. Rimwe na rimwe tugafata Imana cyangwa se umurimo w'Imana tukawufata nk'agakingirizo tugiye gukingiriza inyuma y'imitekerereze yacu. Mu by'ukuri simpamya neza ko umuntu wavutse ubwa kabiri akamenya Kristo, akabana na Kristo, ko akwiriye gutwara Imana muri ubwo buryo. Ahubwo impamvu hari ibibazo bigera kuri bitatu. Ikibazo cya mbere, uko iterambere rigenda ryiganza mu isi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu benshi bashaka kuri profita kugira ngo baribyaze umusaruro. Noneho muri ya profit yo kugira ngo babyaze iterambere wa musaruro, kandi koko niko byari bikwiriye kugenda nk'abantu bafungutse mu mutwe, ariko nuko bashatse no gufata umurimo w'Imana nabo bagashaka kuwutwara nk'indi mirimo yose isanzwe mu isi. Biratandukanye. Bifite icyo bitandukaniyeho kinini cyane. Ubundi umurimo w'Imana, rimwe na rimwe ari nabibaza ngo ubundi Imana yabangaje ryari kugira ngo mwitwa abakozi? Ubundi Imana ibahembera he? Se ubundi muyikorera ikitishoboreye? Bene ibyo bibazo bikabaho. Ariko dukurikiye ndagira nkubwire ngo Bibiliya iravuga ngo usibye Moses wavuganye n'Imana amaso ku yandi areba igihuru cyaka kumva ijwi, ariko biravuga ngo abandi bantu bose bazabonera Imana, bazumvira Imana mu ijwi ry'abahanuzi n'abagaragu b'Imana. Rero iyo uvuga ngo Imana ishimwe nayibonye, ntekereza ko utarayibona amaso ku yandi, ahubwo ubona imirimo yayo
inyuze mu b'Imana yakoresheje. Rero turakwiriye kubahana kandi tukanubaha icyo twahamagariwe, kuko ari ku ruhande rw'abakozi b'Imana hari aho ndivugeho gato, ari no ku ruhande rw'abo duha serivisi nabo hari kosa rimwe ndi bubagaye, ariko ntagamije kubasesereza, ahubwo nifuza ko basobanukirwa bakamenya ukuri kw'icyo bita umurimo w'Imana. Mu by'ukuri Yesaya 61 umurongo wa 1 n'uwa 2 wahansomera kugira ngo tubashe kugira ibyo dusobanura twifashishije ijambo ry'Imana, kuko nicyo Bibiliya dusaba. Iravuga ngo ubuhanuzi bwose tubugerageresha ibyanditswe bizera, ngo ubwo dusanga buhura n'ukuri tubwakire, ngo ariko ibitari ukuri kw'ijambo ry'Imana tubite inyuma y'amatwi. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya 61 umurongo wa 1 haranditse ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njyewe. Umwuka w'umwami Imana ari kuri njyewe, kuko Uwiteka yansize amavuta. Kuko Uwiteka yansize amavuta. Ngo mbwirize abagwaneza. Ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. No kumenyesha imbohe ko zibohowe. Haleluya. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Amina. Kadusome na 2. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Amina. N'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo. Amina. No guhoza abarira bose. Amen. Aha. Rero wambajije ngo ubutumwa bwiza ni iki? Ngo ko ari abantu basobanura Imana nk'ingome, nk'Imana ibereyeho guhana gusa, nk'Imana y'imigati, ibyo zose birahari. Ugasanga umuntu, impamvu nabivuze uyu munsi tumenye ngo ubutumwa bwiza cyangwa se gusobanukirwa imikorere y'ubumana ni iyihe. Usanga hari umuntu ujya gusenga, ugasanga agiye gusenga cyangwa agiye guhumana kuyishakaho ko nitagira ikintu imusubiza nta mana irabirimo, ugasanga yiringira no mu bahanuzi nk'uko babivuze, kubera ko hari icyo arakura ku Mana. Ubundi ubutumwa bwiza ni iki? Reka nkubwire wowe dukurikiranye, Imana iguhaye ibyo uyisaba, Imana iguhaye inzu, ikaguha imodoka, ikaguha abana, ikaguha akazi, ikaguha amafaranga, ikagubakira etaje n'ibindi bigendanye n'ubu buzima, ikaguha ibiryo, ikaguha imyambaro. Ntabwo ari cyo kiyigira Imana. Ubifite n'Imana, utanabifite n'Imana. Yego. Imana ni Imana kuko ari Imana nyine. Ubwayo ni Imana. Mose ngo ahangaye kuyibaza ati ariko ninjya kwa Farawo nzavuga iki, nzabigenza ute, ubundi nzababwira ko ari indi ntumye. Nabwiye ngo ubabwire ngo ninjye Uwiteka, ndi uwo ndiwe. Babwire ngo Uwiteka arantumye. Rero ntabwo Imana igirwa Imana n'ibyo idukorera, ntabwo Imana igirwa Imana n'ibyo iduha, ntabwo Imana igirwa Imana nuko dufite. Oya, dufite n'Imana, tudafite n'Imana. Rero abo bose bajya imbere y'Imana bameze nk'abagiye kuyishakaho irari ry'ibyifuzo byabo. Reka mbasubize iri jambo, ntabwo Imana ibereho kuduha cyangwa gusohoza ibyifuzo byacu. Oya, Imana ibereho kurinda umugambi wayo muri twe. Ntabwo Imana ibereho gusohoza ibyifuzo by'abatuye isi. Imana ibereho kurinda umugambi wayo muri twe, kuko ibyo wifuza byose uzapfa, hari ibyo utarabona. Ariko ikiri mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe cyose ntabwo uzava mu isi Imana itagisohoje. Bivuze ngo umugambi w'Imana ni ukomeye muri twe. Burya ni nayo mpamvu gihumeka. Suko ibikwica bitabonetse, suko ibikurwanya bidahari, suko indwara utahuye nazo, agisida mu muhanda suko zitabayeho. Ariko si wowe Imana yarinze, si nawe Satani yatinye, ahubwo Imana yarinze umugambi wayo muri wowe. Satani atinya umugambi wayo muri wowe. Niyo mpamvu urwanywa ntutsindwe, niyo mpamvu urwara ugakira, niyo mpamvu bakugonga ntupfe. Kandi ibyo bikubayeho hari abandi byahitanye. Rero reka mbabwire mwe mu nkurikiye ngo ibyica byose siko byica bose. Ibyica byose siko byica bose. Uko niko kuri ku ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza, umva icyo Yesaya yavuze ngo umwuka w'Imana ari muri njye. Iyo umwuka w'Imana ari muri wowe ukora iby'ubumana. Bakundwa, uwabyawe n'Imana n'umwana w'Imana, n'uwabyawe na Satani n'umwana wa Satani. Ukorera Imana asa nayo, ibihamya birahari. Ariko n'ukorera inda nawe asa n'inda.
buri muntu asa n'icyo akora, buri muntu asa n'akazi akora. abantu mudukurikiye buri muntu asa n'akazi akora. Naje gusanga umuntu ukora ku cyuma basa n'ifu cyane, uba mu igaraje ntiwabura amavuta. Yego, muri banki ntabwo wabura neka karuvate na abari smart, abatumishi nkamwe. urumva buri muntu wese asa n'ibyo akora. Yego, rero mbibutse ngo ahateraniye abantu barenze umwe ntabwo uzabura mwabeza n'ababi. No muri kampani ukorera uzi neza ko arabo mudahuza kandi mwese mufite umushahara. Rero no muri iyi industry ya evangelization naho ntabwo wabura mwabeza n'ababi, kuko umuntu akora bingana nuko yahamagawe. Mbibutse ngo hari abahamagawe n'Imana, hari abahamagawe n'inda zabo, hari abahamagawe na bene wabo. Mucumbaho aho hantu tuhatinze, nge Robert ndaza kumenya gute, ndaza gusobanukirwa umuntu waje ahamagawe n'inda, umuntu waje ahamagawe na mwene wabo, ndetse n'umuntu waje ahamagawe n'Imana. Ni nayo mpamvu nakubaje ni ubutumwa bwiza ni iki ku bantu. Okay, uburyo uzabamenya ntabwo bigoye. Kristo aravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Mu by'ukuri nge maze iminsi hari ikintu kimwe nibaza, kumva ndiho ndakugitindaho cyane. Naribajije kuki amatorero n'amadini agwiriye cyane mu isi. Ntabwo ndi buvuge iwacu mu Rwanda gusa, aragwiriye cyane mu isi. Ariko se kuki uko agwira n'ibyaha ariko bigwira? Icyo kibazo abantu benshi dukunda kukibaza. Aha, uzi impamvu noneho? Reka nguhe igisubizo. Uko amadini agwira, yego, ni nako ibyaha bigwira, kubera ko abantu abenshi bamwe muri abo barayafungura atari uko bayafunguye kubw'umuhamagaro w'ubutumwa bwiza, ahubwo bayafunguye kubw'umuhamagaro w'inda zabo. Indira bahamagaye kuko bamwirukanye mu kampani runaka, afite ububasha ko afite amafaranga bwo gukora ibyo amategeko ya leta ishaka, akubaka ibigezweho bijyanye n'icyo amategeko ya leta asaba. Ako kanya hindutse umunyamuhamagaro, nyamara mu by'ukuri nta jwi ry'Imana yigeze yumva. Rimwe na rimwe we icyo afokasingaho arafokasinga ku mafaranga yashoye. Ni nayo mpamvu umukristo uzajoyininga rya dini, igihe cyose azaba atari gutanga, igihe cyose azaba atari gutura, igihe cyose azabona atari gukora mu mufuka, amufata nk'uri kumuhombya. Ndabaho urugero, sindi bumuvuga, ariko hano iwacu muri Kigali yacu umuntu bigeze bamwirukana muri ministeri imwe, arangije aranshaka, twicara ahantu kuri hoteli imwe hano mu mujyi. Arambwira ngo narakumvise abantu benshi bakuvuga ko uri umukozi w'Imana, ese byashoboka ko twakorana ko mfite gahunda yo gutangiza idini? Ndamubaza ati uri muntu ki wowe ugiye gutangiza idini? Uko akimbwira gutyo, mbona umusore Ibera araje n'igicupa cya whisky kirekire. Ati ngewe aka kantu niko mbasha, ntabwo wowe nkurikiranye, sinje kuguciraho iteka kubera ko unywa inzoga cyangwa utayinywa. Ntabwo mu myumvire yanjye inzoga nyifata nk'ikosa, usibye ko nta n'igihe nayibonera. Kubera ko umuntu wese, Paulo yanditse aravuga ngo nkiri umwana nabwirizaga nk'umwana, nkavuga iby'abana, ariko maze kuba mukuru mbwiriza iby'abantu bakuru kandi nkora nk'abantu bakuru. Rero ntabwo urwego ngezeho icyo ari cyo kibazo natindaho, ahubwo nakugayira ibyo yagukoresha. Noneho bazanye inzoga, umugabo mbona aratangiye arasomye, ngira ngo ni inzoga gusa. Haciye akanya mbona ashyizeho n'itabi. Ndabose uyu niwe muntu koko mu by'ukuri ufite gahunda yo gushinga idini? Okay, niyo yaba ari impamvu ze bwite, yabahamagawe n'inda, yabahamagawe n'icyubahiro yaramenyereye muri iyo ministeri, akaba yumva atabaho adafite abamukomera amashyi, ariko se basi ntashobora no kwisanisha n'ibyo agiyemo. Tangije turaganira, arambwira ati ngewe nahoze nkora aha n'aha nari uyu n'uyu, ati kubaho nta mashyi y'abaturage mbona sinabishobora, biragoye vraiment. Ati ngewe nzaspendingamwe amafaranga ashoboka, wowe uzi iby'ijambo ry'Imana n'uburyo umuntu yabibyaza umusaruro, nzagushyiraho umushahara, nawe ujye unyereka abantu. Ninjira bavuga ati umuyobozi wacu umushumba araje, ariko se mu by'ukuri arazishumbye. Aha, rero abo bantu ari uwahamagawe n'Imana, ari uwahamagawe n'inda ye, ari n'uwahamagawe na bene wabo, uzabamenyera ku mbuto bera.
wambaza utasi izo mbuto zo tuzazigenzura dute kari ushobora kwiyoberanya akigira intama kandi imbere arisega ariko nagusubiza ngo ntawe uhora yiyoberanya iteka ntawe uhora yiyoberanya iteka. Ikindi cya kabiri, mwe mudukurikiye ni mu inshuti y'ijambo ry'Imana, mwashatse kuba inshuti n'abantu cyane mubarutishira kuba inshuti n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niwo muyobozi, niwo mushorera mwiza utayobya. Iteka ryose nutindana n'umuntu natakwanduze ingeso ze mbi azakwanduza inziza, icyo afite nicyo azaguha. None muri kwa gutindana n'abantu tugira rero n'abantu bamwe muri bya byiciro bibiri, abahamagawe n'inda n'abahamagawe na bene wabo, batinda babumvisha ko nimubaho abatari mutazahura n'Imana. Ubundi ikibazo gikomeye gihari ntabwo hagati yanjye n'Imana, nimba nemera ko Imana ari data, nimba nemera ko Imana ari umubyeyi, ntabwo hagati yanjye n'umubyeyi wanjye akwiye kuza nk'umukomisiyoneri, ntabwo akwiye kuza nk'umuhuza, kuko njyewe ubwanjye ndi umwana w'Imana, Imana ni data, mfite uburenganzira bwose. Robert, uri umuntu w'umugabo, ubu umwana wawe akeneye umuhuza uza kumuhuza na se, akeneye uwabanza kunyuzaho ibibazo bye kugira ngo abibwire se. Niyo mpamvu uyu mwana ntazakangwa nimba uri mu cyumba ngo uri koga cyangwa uri kwambara, ibyo ntibimureba. Narukubita urugi agasanga rukinguye azinjira, kuko n'umwana ujya kwase ntacyo yikanga. Rero niko natwe abakristo twari dukwiye kumera, tugasobanukirwa agaciro dufite mu Mana. Imana ni data, dukwiye kuyitonaho nk'abana bayo, dukwiye kuyegera tudafite ipfunwe, dukwiye kuyibwira ibyo dushaka byose, kuko tuzi agaciro ifite muri twe nayo ikabiza agaciro ifite muri twe. Nibyo Yohana yanditse, aravuga ngo icyakora bamwemeye bakamwemera bakamwizera yahise abagira ubushobozi, donc abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Avuga ngo abo ngo ntago babyawe nuko umugabo yashaka umugore, nkuko umugore yashaka umugabo, ahubwo bavuye mu bisi by'amaraso. Abantu mudukurikiye uyu munsi turashaka ngo tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ese ubutumwa bwiza bukwiriye abantu nuko abantu babereka ko Imana ari Imana y'imigati, nuko abantu babereka ko ari Imana yica, nuko abantu babereka ko ari Imana ukora ikosa ikakubwira ati niwongera ubwa kabiri nzakwica, cyangwa dukwiye kumenya ko Imana ari data wa twese? Imana ni urukundo. Imwe muri matsiyeri igize Imana ni urukundo, ni imbabazi. Niyo mpamvu biravuga ngo imbabazi zayo zihora zunguka uko bwije n'uko bukeye. Rero kuri icyo ngicyo badusobanuriye Imana nabi, kandi rimwe na rimwe mu nyungu zabo bwite nk'abantu, cyangwa se ntabwo bari kugisobanura ukwiri, bitewe n'impamvu. Buriya umuntu wese ahishuriwe akamenya urukundo rw'Imana ku buzima bwe, akamenya Imana agaciro imuha, ntawakongera kumuyobya. Ariko dore aho tuyobera mu kubwirwa ngo nukoraho urapfa. Imana bakayiduha nk'interahamwe, oya reka mvuge, kuko ijambo interahamwe ubundi ni ikintu cyiza, nuko ahubwo ari izina ryakoreshejwe bibi mu gihugu cyacu. Interahamwe ni abantu bashyize hamwe, ni abahuje umugambi. Ariko none ukabona Imana bayisobanuye nk'umupolisi ubereyeho guhana amakosa gusa, ubereyeho guhana amakosa. Uri umupolisi wo mu muhanda, ntabwo hari yitaye kuri kugenda neza, ijisho rye rirareba kugenda nabi, kukora amakosa. Hari umuntu nabwiye, ndabwira ubundi nta kintu kibi kibaho, ahubwo ni ikintu cyiza bakoresheje nabi kikaba kibi. Noneho ugasanga iyi Mana basobanuye nk'umupolisi uhora acunza amakosa gusa. Nukoraho uzapfa, ibeshyi kwicaye n'Imana yica. Nibyo koko ugasanga n'abahanuzi mu guhanura kwabo bari guhanura nk'aho ari Imana yica. Ugasanga abantu batinze mu ruhande rwo kwerekana Imana nk'ingome, mu ruhande rwo kwerekana Imana nk'inyamujinya, mu ruhande rwo kwerekana Imana nk'ifite inkoni gusa. Kandi mu by'ukuri Imana ni imbabazi. Imbabazi zayo nizo zituma natwe ubwacu zidukurura tukumva tunyuzwe no kubana nayo. None se reka nguhe urugero. Uri umubyeyi, ndagaruka cyane ku ijambo umubyeyi. Umaze kwitunganya, ugiye mu bukwe cyangwa ugiye mu materaniro, wambaye neza agashati kawe, karuvate, kositime cyangwa undi mwenda mwiza wateguye bijyanye n'aho ugiye. Umwana wawe wari uri kwikinira agapira hariya, bibaye ngombwa akurikiranya agapira ke kaguye mu kiziba, mu mazi, mu mwanda. Abonye papa agiye kandi yamenyereye kumuhobera amusezeraho. Ibyo kuba yanduye ntibimureba, aje yambira papa, dadi yambi bayi. Robert, uzagira umutima wo kwiya ku mwana ngo utanyanduza cyangwa uzamuhobera? Biragoye.
byanze bikunze uramuhomba. Rero mwebwe mudukurikiye nukuri tucyambaye inyama n'amaraso tukiri muri iyi si, ntabwo dukiranuka ku bwacu, ntabwo ubwacu twakwibashisha gukora ibyiza. Niyo mpamvu birivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Muri twe ntabwo twakwibashisha gukiranuka, Kristo muri twe niwe uduha gukiranuka. Rero iyo tutabimenye gutyo ngo dufate iryo hame ko Kristo muri twe ari we uduha imbaraga zo gukiranuka, ubutumwa bwiza bukaduhindukira iki? Biravuze ngo rega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, ngo kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, ngo kandi ubwo butumwa muri bwo harimo imbaraga ihesha ubwumvisha wese guhinduka. Ubutumwa bwiza rero ni iki? Ubutumwa bwiza ni ijambo ry'Imana riganje mu rukundo n'imbabazi z'Imana. Wa muntu ari bwumve agahumurizwa n'iryo jambo, agahumurizwa n'ubwo butumwa, akamenya ko nubwo ubuzima arimo bumugoye, nubwo isi n'abantu bamuhindutse, ariko akamenya ko hari undi muntu umukunda, umuri hafi, umwitayeho, umubwira amagambo meza. Uwo ni Kristo uje mu ishusho ya bwa butumwa bwiza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo twatewe nk'ingurukira ku giti cy'umunzenze, ngo ntitwaraba kugirirwa imbabazi n'Imana, ngo kubwa kavukire yacu. Inshuti, kubwa kavukire zacu ntabwo twarabo kugirirwa imbabazi n'Imana. Aho dukomoka, aho tuvuye, ntabwo twarabo kugirirwa ikizere ngo tube turabo turi buyu munsi, ngo ube wibara mu bavandimwe ba Kristo. Kristo ni mukuru wacu, nifura mu bavandimwe benshi. Kubera iki? Kubera ubutumwa bwiza. Rero reka mvuga ibi bintu bitatu nihuta. Ubutumwa bwiza, icyambere, bukwiye kurangwa n'amahoro. Kabiri, ubutumwa bwiza bukwiye kurangwa n'urukundo. Gatatu, ubutumwa bwiza bukwiye kurangwa n'imbabazi. Amahoro, urukundo, imbabazi. Mbibutse ko turi kuganira ku cyo bita ubutumwa bwiza. Abantu tuve ku rujijo rw'uko dufite abaduhagarariye batugerera ku Mana, tuve ku rujijo rw'uko dufite abantu batuvuganira ku Mana, ahubwo ubwacu iyo twisobanukiye tukamenya ko turi abana mu rugo, tuba dufite uburenganzira bwo kugera ku mubyeyi wacu. Ikintu kimugiza cyangwa kimwuzuye tubonye ko agizwe n'amahoro, urukundo n'imbabazi. Niko umuntu wizera Imana agakwiye kwambara uwo mwambaro cyane. Mushumba, hari abantu benshi cyane usanga barashyizeho bariyeri, nk'uko nari ndi kubivuga, zidutangira kuvugana n'Imana. Ugasanga kuri bo bazi ko aribo bavugana nayo, aribo bakorana nayo, ugasanga batangira abantu kandi bakabyambika ikanzu yuko ari umurimo w'Imana. Ni iki wabivugaho? Icyo nabivugaho cya mbere, mu by'ukuri mwe mudukurikiye, ntabwo nshaka kubabuza kumvira no kwita ku babashumbye. Ariko Robert, ntabwo natinya kuvuga ko mu minsi ya none hariho abashumba bameze nk'abari kuragira inka zenda gupfa. Noneho bakaba bariho bazikama kugira ngo zidapfana ya mata, ko n'ubundi abona ko yenda gupfa, akavuga ngo reka nyikame nayo mu ihembe zitangendana, n'ubundi igiye gupfa itangendanira amata. Abo barahari. Baranagwiriye. Ukimuvugisha agahita kuba ufite ituro. Ibyo bintu ntibikurwaho hatabonetse yazana bigende bitya. Wowe nkurikiranye ndigira ngo nkubwire ngo Imana ibayikorera guhongerwa no guhabwa ibiguzi, ntabwo yaba ari Imana. Nako gasubiremo. Imana ibaye ikora, igakorera kuko yahawe ibiguzi, yahongerewe. Banza utange ibi kugira ngo Imana ikugirire gutya. Iyo ntabwo yaba ari Imana. Kubera iki? Yaba yiyambuye wa mwambaro w'urukundo n'amahoro n'imbabazi. Kabiri, nukuri umuntu wese urajwe ishinga n'umurimo w'ivugabutumwa, akavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko buri, aho ari hose abaye anyumva, musabiye umugisha w'Imana, kandi Imana y'amahoro ikomeze kumwambika imbaraga. Bakundwa, nimba hari akazi kagoye, ni akazi ko kuba umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko ubutumwa bwose ni ubutumwa.
n'abari Haiti n'abari Darfur bari mu butumwa, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni umurimo ukomeye kubera impamvu imwe. Rimwe na rimwe hari abatujajinga ngo ubundi ngo yabahamagariye he. Bakundwa, ikimenyetso cy'uko twahamagawe nuko turiho tubabwira ibi kandi dufite amaboko abiri n'amaguru abiri, dufite ubwenge bwo kujya mu bindi, ndetse nta nubwo turi aha ariho twahoze, hari ibindi yatuvanyemo. Rero ibihamya by'uko twahamagawe turabifite, kandi ikimenyimenyi cy'uko tubifite nuko icyo duhamagariwe gukora tugikora tutiganda. Paulo bigeze kumubaza iki kibazo cyawe, arababwira ngo nyamara nzi umuntu wajyanye mu ijuru rya kabiri. Rero kujajinga ngo Imana yabahamagaye ryari, icy'ingenzi ni Imana iri kubakoresha. Naho aho yahamagariye naho mwahuriye ntabwo bikwiye kureba abantu. Reka tugane no ku musozo, kuko ndumva ngiye mfashijwe ubwanjye n'abantu badukurikiranye mukuyemo ukuri. Hari umuntu mwegeze kutubwira akantu keza, numva ni keza. Yaravuze ngo ukuri n'ikinyoma ntabwo bijya bitana, ngo ariko ikinyoma kigenda mbere, ukuri kugatinda mu nzira kuri gushaka ibimenyetso. Hari akantu nkuyemo hano hantu, umuntu wese uzaguhamagara yita umukozi w'Imana, yita umuvugabutumwa bwiza, mbere yuko akubwira ati ngwino nkusengere cyangwa ufashe kugira kumana, kuko Bibiliya ivuga ko icyuma kigomba gutyazwa ikindi kugira ngo bifatanye mu rugendo, ahubwo akagutangisha impongano. Uyu muntu ntabwo ari umukozi w'Imana. Zana ituro mbere yuko ukora umurimo. Ni ikibazo. Urakoze cyane. Icyo nasoza mvuga nuko mu by'ukuri gutanga ayo maturo ntabwo mbibabujije, ariko ubundi mu buryo bw'umurimo w'Imana ku bafite insengero, amaturo ariho ni mu buryo butatu. Hari amaturo ya mutima ukunze, wowe ubwawe ukumva unyejejwe n'Imana, umutima wawe ukwemeje gutanga amaturo. Hari amaturo y'ishimwe ushingiye ku mirimo Imana yagukoreye, ukumva nawe wayishima, kandi iyo Mana iba yaragukoreye ibyo ngibyo, ifite abo yakoresheje barahari, kuko ntabwo mwahuye gutyo gusa. Hari abagusengeye, hari abaguhaye inama, hari abagukomeje, hari n'uwakubwirije urakizwa, umenya imikorere y'Imana. Rero barahari, abo bantu nabo kubahwa, abo bantu nabo guha agaciro. Ayo maturo ntimuzabure kuyatanga, ariko hari ibindi bintu byaje urazana ya kugira ngo bigende gutya. Oya. Hari abantu bafite ibikomere byinshi, ngo zana ya nkugire ibunyanaka. Ntabwo Imana iba mu misozi, ntabwo Imana iba ibunyanaka. Biravuga ngo ibera amaso hose icyarimwe. Naho uri uyisenganya umutima wizera, wahura nayo. Kandi biba byiza, nkunda kubibwira aba bantu, sinzi impamvu batumva, ariko ahari mwebwe muranyumva. Ubundi ntabwo dukwiye gusenga Imana kuko tugeze mu bibazo, ahubwo dukwiye kubaho ubuzima busenga, ibibazo byo bigasanga twuzuye amasengesho. N'ikigoranye gitumye abantu barindagijwe n'abandi muri ubwo buryo, hari abantu buzuye ibikomere, batanze ibyabo byose, batanze amafaranga, ngo barashaka urubyaro, ngo barashaka iki. Inshuti, dukwiye kuba mu buzima bwuzuye amasengesho, ibibazo byo byaza bigasanga twuzuye amasengesho. Ariko gusenga Imana kuko uguye mu kibazo runaka, uzagufatira muri icyo kibazo no muri iyo pressure ufite, azakubwira ibyo ashatse byose, kandi kubera pressure, kubera ibibazo, ushobora kuzireturuva wabikoze. Umuntu mwegeze kumbaza, arambaza ngo ruba ngusenga ryari. Ndavuga ni ngiye sinjyamara iminota 15 ntari gusenga, kandi sinayimara ndi gusenga, kuko gusenga ni ubuzima. Mushumba, turagushimiye, utuganirije neza, ndumva umutima wanjye hari ubwenge wagutse bw'Umwuka Wera. N'abadukurikiye ndakeka hari icyo bungukiye mu kumenya ubutumwa bwiza ni iki. Hari abantu baba muri vague y'ibintu rwose, ugasanga babaye mu buzima bujijishwa bitewe n'idini, ariko uyu munsi tumenye cyangwa se tugaburiwe, turiye ku biryo by'itorero. Ngunda kuvuga ngo iyo umukozi w'Imana agaburiye, menya ko ari idini agaburiye cyangwa se ari itorero agaburiye. Uyu munsi rero abanyetorero, ndumva hano kuri Maximed TV turagaburiwe. Imana iguhe umugisha, utugaburiye neza, ugaburiye itorero. Urakoze. Idini ryo ryihangane rifite n'abarigaburira. Imana iguhe umugisha. Rero reka tugane ku musozo, kwetse wenda niba hari icyo twibagiye kubwira aba bantu bari barikurikiye neza iri jambo ryo kumenya ubutumwa bwiza, bukwiye
gutwabwa gute cyangwa kumenyeshwa gute, niba ari cyo wakongera dusoza. Hari n'umuntu ushobora kuba ati mushumba wamfashije rwose, wavuze ati gutanga ituro, kankoresha iryo jambo. Ubundi umuntu wakora ati mushumba ndashaka kunsengera, mushumba ndashaka ko dufatanya gutyazanya, tubwire uburyo yakubonamo hanyuma dusoze. murakoze cyane, kandi nanjye nshimiye Imana kuko n'umuteguro w'Imana, kandi igihe kirageze kugira ngo cya kinyoma kirukansa imbere y'ukuri kigashaka gupfukirana ukuri. Igihe kirageze kugira ngo icyo kinyoma kive imbere y'ukuri, ahubwo ukuri kuganze. Ukuri ni iki rero? Ukuri ni ijambo ry'Imana ritari mwandi marangamutima y'umuntu. Rero kuko Imana ubwayo yihagije, kandi ijambo ryayo rikaba ari imbaraga ku baryumva. Icyo nasoza mvuga, ujya urya ubugari? Mbere y'uko ukora ubugari babanza guteka amazi agashya, ugafata icyitwa ifu ugashyira mu mazi. Ni ibintu bibiri bihuye. Harangiza ugakora ubugari. Byagukundira ko umaze gukora ubugari umuntu yagaruka akavuga ati mpifu yanjye ugumana amazi yawe? Ntabwo byakunda. Uko iyi fu yahuye n'amazi bigakora ikintu kimwe cyitwa ubugari, niko umukristo yahuye na Kristo bakora ikintu kimwe cyitwa ubukristo. Uyu muntu wahuye na Kristo muri ubu buryo rero bakomatana, ntabwo ushobora kumurekeshwa n'ibindi bintu bindi. Ntabwo ashobora, ari Kristo ntiyamuvamo, ari n'uyu muntu ntiyakikura muri Kristo, kuko baranywanye, baromatanye, babaye umwe. Pawulo niwe wabivuze neza, aravuga ngo sinjye urihunga, ahubwo ni Kristo uri muri njye. Ibya kera bimwe byo gushaka amazi ukwayo n'ifu kwayo babishize, byararangiye. Kristo ari muri njye, nanjye ndi muri we, mpishanywe nawe, ubugingo bwanjye buhishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Rero uko bitashoboka ko aya mazi n'ifu byongera kwivangura byavanzwe, niko umukristo nyamukristo adashobora kurekeshwa Kristo n'agakiza ibizamukomerekeje. Ndabizi mufite ibikomere byinshi, mwahuye na benshi babariye ibyanyu, babatse ibyanyu, mutegereza ibyo bababwiye ko bisohora muraheba, mutegereza abo bana muraheba, mutegereza akazi muraheba, mutegereza abagabo murababura, kandi ngo mwari mwabatangiye ngo ibitambo byo kubahamagara. Ibyo byose ni kinyoma. Impamvu ari ikinyoma nuko bitabaye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuhanuzi azemerwa ari uko ibyo ahanuye bisohoye. Ubwo bitasohoye n'igihe babahaye cyararenze bitabaye, byari ikinyoma. Ariko suko hatari abahanuzi b'ukuri. Abahanuzi b'ukuri rero ntabwo bahanurira mu marangamutima, ahubwo bavuga ukuri nkuko bahawe kukuvuga. Rero wowe womatanye na Kristo, ngusabiye gukomera kandi no gukomeza inshingano zawe nk'umukristo. Ukeneye ko tuganira, ko arumbajije ati bambona bate? Telefone ni 078 19 51 67 1 iri kuri WhatsApp. Indi ni 0782 59 79 42. Aho hose uhanyuze uhamagaye unyandikiye twabasha kuganira. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka fata umwanya mbashimire mwese mwakurikiye iki kiganiro, tukaba tugeze ku musozo wacyo. Mbasabira umugisha ku Mana, kandi mukomeze mugire ishya n'ihirwe mu byo murimo n'ubuzima bwanyu umunsi ku munsi. Nyagasani nakomeza abarengere, abarebesha amaso y'imbabazi. Namwe nk'uko mushumba bivuze mwahuye n'ibibazo, nyankunda kuvuga ngo ni umwuka w'ubupfumu wirenuve cyangwa se wigize moderne, mwihangane Uwiteka ari kumwe namwe. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana aranditse ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara, ni ubukene, ni ubupfubyi, ni ibibazo, nta na kimwe. Mugume muri Kristo. Namwe mutaramwakira, mugumize mushake mu maso he. Imana ibe umugisha. Amen.